Profesa Kambanda murakomeye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yego wana Sergeant aho amakuru yanyu ndabasuhuje kandi ndasuhuza abatumva bose abari butangiye ibitekerezo bose ndabasuhuza murakoze. Urakoze cyane, reka ngushimire, nizere ko watangiye umwaka mushya muhire nubwo ukwezi kwa mbere gusa nk'ukurangiye, ariko nicyo kiganiro cya mbere dutangiye dukora nawe bitewe nuko tutabashije kubona undi mwanya wo gukora ikindi kiganiro nk'uko abantu babyifuzaga. Nizere ko watangiye umwaka neza kandi uzakomeza kukubera muhire, nibyo tukwifuriza na audience yacu hano kuri Radio Itahuka. Nagira ngo rero dutangire mu bibazo bihari. Ibintu birimo kubera mu karere ni ibintu birimo kwihuta cyane, abantu barimo kwibaza aho tugana, ariko niyo tureba muri geopolitike mpuzamahanga tukareba ukuntu uyu mukuru w'igihugu Donald Trump arimo kwitwara, abasesenguzi baravuga bati uko isi yayoborwaga birimo bigenda bihinduka, ariko bifite na impact bigira ku kibazo cyo mu karere. Ndagira ngo duhere ku kibazo cya mbere. Twari twavuze yuko MONUSCO yahawe inshingano nshyashya, hari resolution nshyashya MONUSCO yahawe, kandi Amerika yari yapropose yuko yatanga na David wajya kuyobora MONUSCO. Amakuru dukomeje kubona nuko Ubushinwa bwitambitse ku mukandida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu baribaza bati, Bwana Kambanda, ubona ute kuba position y'Ubushinwa ibangamiye inyungu za Amerika ndetse n'umukandida wa Amerika? Ibi bivuze iki muri politike mpuzamahanga cyane cyane no mu karere k'ibiyaga bigari? Charles Kambanda. Urabona iki kibazo cyoko Ubushinwa wetambitse imbere ya Amerika kuri David ntabwo ariko bwopoza kurangiza iriya ntambara yo muri Congo. Aho bo Abashinwa baravuga bati uyu mugabo David ntabazakorera Security Council yose kubera ko ari inshuti ya hafi cyane n'umwe mu baperezida b'ibihugu by'ibihanganje. Bakavuga bati ntabwo tumwanga kubera ko ari n'umunyamerika, ariko ari close cyane ku muyobozi ku buryo MONUSCO ishobora kuzakora mu nyungu za Trump gusa. Bo ntabavuga Trump ariko baravuga uyu muyobozi w'inshuti ye, kandi nibyo birumvikana. Uriya Dave ni inshuti cyane ya Trump. Dave ntabwo akeneye gukora appointment atelefona Trump. Bwa mbere nabonye Dave byari na mbere yuko Perezida Trump aba perezida anaba popular, byabaye na mbere yuko bamutora kuba umukandida wa Republican muri iriya manda ya mbere. Nibo jewe natangiye gukorera iriya Committee for the Defense of the President. Nabonaga uyu mugabo aza buri gihe aho twakoreraga. So David ni inshuti cyane ya Trump. Ubu bushuti bwahise butuma Abashinwa bavuga bati oya, uyu mugabo agiye kuzakorera Trump, kandi urabyumva ko ntabwo ari ibintu byiza ku Bashinwa no ku bandi bantu bari muri Security Council. Of course Europe ntabwo yabyopozinze kubera ko batinya Trump, ariko birumvikana ko umuntu wese uri muri Security Council yagombaga kuyebaza ati kuki dushiraho umushuti we. Ariko nanone twebuke ko Trump niwe wari wavuze ati ngewe amafaranga yose MONUSCO azakenera igihe cyose zaberi commanded n'uyu mugabo Dave ngewe nzayatanga. Nukuvuga ngo Trump ntabwo yabasabaga amafaranga, ntabwo yasabaga Security Council ngo yemere amafaranga, no, we yaravuze ati amafaranga yose ndayatanga. So aho bigaragariye ko bishobora gutinza, urabona Trump yashoboraga no gukora deals cyangwa a deal n'Ubushinwa bukemera uriya Dave. Ariko icyo gihe Trump bishoboke ko Trump yumvise ko bitari ngombwa gukora deal n'Ubushinwa kugira ngo bemere uriya Dave. Kubera iki? Avuga ati amafaranga n'ayanjye.
yose kandi mfite egisirikare gishobora kuba replacinga. Ni nabo bahise batekereza ebisirikare nibo batumye batekereza engabo zo muri kariya akarere kuzajya zifasha cyane cyane kuri ground work, cyane cyane aho baboneye ko Uburundi bukomeye. Trump yahise avuga ati ko hari ziriya engabo zikomeye hariya, ariko kuko mba nkeneye MONUSCO, cyane cyane ko nemba ikorana na MONUSCO ebindi bihugu bizavuga ko twabikoze twese bibone credit ku kintu batafitemo credit mu by'ukuri. Nuko Trump yahinduye akavuga ati oya noneho ndabikorana na AFRICOM. Ariko kugira ngo akorane na AFRICOM hariya mu karere yago agomba kusecuringa military cooperation, military agreement yo exchanging ebikoresho, cyane cyane ko ebikoresho bimwe bakoresha ntabo byemerewe gupfa gutangwa. Harimo bya nuclear, harimo ibikoresho badashobora gupfa gutanga mutafite agreement. Nayo mpamvu wabonye AFRICOM ejya muri Amerika, muri Congo bagasinya amasezerano yo guhanahana ibikoresho bya gisirikare, bagasinya amasezerano yo gufatanya mu kurinda umutekano muri Congo. Twebuke ko uyu mugabo Dave ni inshuti nanone ya Prince oriya oyobora icyitwaga Blackwater, kandi uyu Prince nawe deja yasinye amasezerano yo kurinda imipaka ya Congo, yayisinye na Prince. Kandi uyu Prince ni inshuti magara ya Trump nanone. Uyu Prince ayo bantu bakoze cyane cyangwa bari gukora cyane mu kustabilizinga Syria. So n'abantu bari n'abantu badakinishwa iyo bemeye gukora ikintu. So aho niho turi sasa hivi. AFRICOM egiye gufata akazi ko kurandura RDF M23 hariya hantu. Trump ashaka ko victory yabo ezafatwe nka iye na US, apana kufatwa nka ya MONUSCO. Icyo nacyo kiri very important. Kwera ni gute twatanga amafaranga yose, twakora strategy yose erigano muri MONUSCO, kugira ngo MONUSCO ekore akazi ko kurandura M23 hagomba kujyamo special forces za Amerika. None wakavuga ati kuki duha credit UN Security Council kandi etakwiriye credit, reka dufate AFRICOM yacu. Ibi bintu sinzi neba abatumva bibuka neza, abantu bumva iki kiganiro sinzi neba bibuka neza, nababuye ati Trump ashobora guhitamo kurasa Kagame aho yaba yishe hose akoresheje AFRICOM. Kandi AFRICOM ifite technology ya mbere ku isi hose, ku buryo nta hantu na hamwe ushobora kwisha mu gihe AFRICOM eri kugushakisha. So ebyo byose bavuga ngo Kagame yubase ndaki ngo yayubase ngo babamini ngo bali aba M23, ntabo bizakora. Bali abagabo bafite technology bagiye kuroba bali abantu babarobe omwe kuundi babamale abantu bebaze nawo bali. So abantu bose ba M23 nabo ba commanders ba Kagame bagombye kuba very careful, kubera AFRICOM ntabari ikintu cyo gukinishwa, kandi bagiye hariya gukora akazi ko kurandura M23. Of course bazakorana na FARDC, bazakorana n'ingabo zo Burundi, bazakorana n'izindi ngabo FARDC yatumiye kugenda kuzifasha. Urabibona ko no umuyoboro ukomeye cyane wo kujyana technology yo ku rwego rwo hejuru muri iriye ntambara. AFRICOM nta gikoresho na kimwe kitazaba hariya kuri tele, kandi AFRICOM ifite n'ibikoresho ishobora controllinga bali hariya mu mazi hariya kuri George Washington, ni barimo bakunze gukorera wo ibintu byabo
mu mazi yari ya haruguru hafi ya Libya bagatulitsa ene target muri Africa no muri Asia. So Kagame agomba kuba very careful. Sinzi niba ngira ngo no kongewe mbone iki kibazo cya Afrocom na vis-a-vis David. No kuvuga sasa hivi Professor uragishubije kuko icyambere cyari kiriya kirebana na David kuba nyine abantu bavuga bati bitinze ko atangira akazi, ariko n'uru rugendo rwa Africom abenshi baravuga bati ni ibintu ntabwo ari ugutungurana, ahubwo ntabwo byari byitezwe kuko ubundi bivugwa yuko FARDC ari igisirikare cyangiritse kitari organize, ariko kubona Africom noneho yatangiye negotiation nabo mu kubaha amahugurwa, mu kubaha intelligence n'imikoranire, ni ibintu abantu batari biteze bavuga ati bije bitunguranye. Ariko mu mboni yawe usanga ariyo nzira Trump yahisemo bwana Kambanda? Ntawe bitunguranye ku muntu wari ufite information kuri intambara okweri kwa avansa. Njyewe nawe artist nabuyanunguye kubera ko nabivuze ati buriya bagiye bazabaroba bakoresheje Africom. So I think mu biganiro twagiye tugirana abantu babisubiramo, narabivuze kera, nabivuze mu gihe Trump bari gukora strategy y'intambara ya hariya. Mu gihe Trump yavugaga ati intambara nayirangije, abantu bavuga ngo Trump yarangije intambara gute, nabuye ati iri intambara yayirangije kubera ko barangije kuyikorera strategy nicyo cyangombwa, kubera Amerika kurangiza intambara yariyo yose ni strategy gusa. Ebisigaye baba bazi ko kuriya Kagame no umwana wikinira kumutwika nta kibazo kirimo, ariko strategy turakoresha iyi strategy ya mbere yari ikintu cya mbere cyari gikomeye no kuvana ikibazo cya Congo mu maboko y'Ubufaransa, kubera Ubufaransa Trump yari azi neza ko ari bo bufasha Kagame. Ubufaransa kata nakaliya gahuga Rex Bank nibo bafasha Kagame. Noneho Trump akavuga ati abantu nabavanaho gute kuri Kagame, kwanza ndababwira ndabadir babe participants muri iki kintu, nako bazanye kata kuba muhuza. Kata emaze kuba muhuza bahise bayikupa kukongera kugira nini, kandi Amerika yarababwiye ati muve muri iyi ntambara, twebwe dufite ukuntu tugiye kuyirangiza muyivemo. Kata no Kata nayo yavuze ati okay, noneho neba tuyivamo reka tugende dukore deals na Congo, ibyo dukeneye tubibone mu mabinyuze mu mategeko, tukorana na Congo. Nuko Congo nayo yabahaye deal. Ubufaransa nabo sasa hivi bumaze kubona ko biriya kuba aribo penny holders bo muri UN Security Council, bamaze kubona ko Trump yayibavanyeho kubera ko Trump yafashe ntambara muri ari amasezerano ibihugu byombi cyangwa byose byo muri kariya karere byamuhaye manda yo kurangiza iriye ntambara atanyuze mu Bufaransa. So amaze kuvana ikibazo, amaze kuvanaho biriya ibihugu byafashaga Rwanda, akavanaho ikibazo cyoko we yemerewe gufata ibyemezo ku ntambara ya Congo atagirishije nama na UN Security Council cyangwa na Ubufaransa. Iyo strategy yari mu byokuri emaze kurangira yo kurangiza intambara yari amaze kuyikora. Noneho akavuga ati okay, reka duwe abasirikali ba Congo ngufu, duwe abarundi ngufu, duwe n'abasirikali bandi Congo yetabaje nabo tubahe ngufu. Nuko nyine iyo strategy yari imaze kurangira. So nabo y'abantu ati mwebwe kuvuga ngo Trump ebyo avuga arakina, no, intambara yararangiye kubera strategy yararangiye. Nkababwira ati kuroba Kagame, Afrocom ezamuroba niyanga gukora ibyo bamugwira. Kandi ngira ngo uwo munsi abantu bumvise ikiganiro cyanjye sinzi ne baza ameza ngaye mbivuze, ngira ngo none barabibona neza ko ibyo twavuga kako bishoboka. Na Kagame arabizi, niyo mpamvu ubona yatangiye kugenda afite ngo cya helicopter kiri munsi y'indege ye. Ibi byose Kagame arabizi ko Afrocom guswanyaguza biriya byombi niba yisemo kumurasa
nta kintu biba bibuye kubera bafite technology yo ku rwego rwo hejuru. Nta gihugu na kimwe gifite technology ya Afrocom ishobora guhangana na Afrocom. So niba Afrocom yemanukiye, Kagame nadashira amaboko hejuru baramuroba. Kandi bari aba generale ba Kagame kimwe n'abali bitwa M23 nabo barabaroba omwe ku wundi. Muzajya mwumva gusa ati yavuye mu nzira kanaka yavuye mu nzira cyangwa mu marege mutamubona bigende gutyo. So nuko bigiye kumera, nta gitangaza kirimo, nuko bigombye kumera. Professor Kambanda urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro bindi by'inyongera. Reka turebe kuri USA Congress hearing yabaye ejo hashize hano muri Capitol Hill, yigaga ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda. Mu ijwi rya Congressman Chris Smith na bagenzi be humvikanye ko USA gifite ubushobozi bwo gufata ibihano no gukoresha izindi nzira zindi kugira ngo abakize umukono ku masezerano mu kwezi kwa 12 hagati ya Trump na Kagame na Tshisekedi abakoze violation y'amasezerano babashe kubihanirwa. M23 RDF yabaye ikibazo nyamukuru, bongera gushimangira yuko ingabo z'u Rwanda zitigeze zubahiriza ibyo bazitegetse, bongera kugaragaza yuko u Rwanda gufasha M23 bikomeje kubangamira ikirwa mu bikorwa y'amasezerano. Humvikanye ko hari ubushobozi bwo gufata ibihano cyane cyane bagendeye ku mategeko yihariye y'ibihugu, ku bihano by'ubukungu, banakoresheje icyo bita ngo niba ari Global Magnitsky Act. Havuzwe byinshi mu gihe cy'isanota 15 cyangwa 20, ariko byose nasanga ko byari bikwiye kwenterepera igihugu cy'u Rwanda. Iyi hearing yabaye ejo wayakiriye mu buhe buryo bwa Nakambanda ukurikije ibyayivugiwemo, ndetse nuko u Rwanda rwavuzwe cyane naye 23 ko ari byo birimo kwica amasezerano yasinyiwe i Washington hagati ya Trump, Kagame na Tshisekedi? Wenda mbere yuko hari akantu nebagiwe kuri area issue ya Afrocom munanini bikanakomba nze ngavuge noneho tujya kuri iki kibazo kubera urabona ari iyo pressure ya Afrocom kujyamo muri intambara Kagame arabizi. None wongera ngo mwabonye n'iriya raporo cyangwa leta wayivuga ko ari leta cyangwa raporo aho u Rwanda rwemera noneho kumugaragaro ko ruri muri Kongo, ariko bakavuga bakongeraho bati turi muri Kongo noneho ingamba zo bwirinzi, cyo bitaga ingamba zo bwirinzi bahidifayininze, bakavuga ati turi muri Kongo, ingamba zo bwirinzi ngo noneho turi muri Kongo gufasha dukorana na M23 ngo kubera ko M23 ngefite irarwanira ibintu bimwe natwe ngo tugombye kubashigikira, ngo bari kurwanya genocide, ngo bari kurwanira abatutsi. Iki kintu bakibonye abantu, icyo kintu kwanza, icyo kintu banditse ni ikintu giteye kigombye gutera Kigali ububa, kubera ko icyo kintu banditse sinzi neba hari umunyamategeko babajije bari mu kucyandika cyangwa ni ikintu cyanditswe n'aba social worker. Kiriya kintu kizagonga Kagame n'abasirikare be igihe bazaba bari kuburana izi manza, kandi barabizi ko mu masezerano ya DC basinye, Trump yazanyemo ingingo nshasha ubundi itali mu masezerano muri parts zindi bari basinye. Twebuka ko accords za DC zashize hamwe y'amasezerano, ebyo bisa amasezerano ibice bitatu by'amasezerano. Igice cya CONOPS za Rwanda, igice cya UNHCR ziriya principles za sovereignty n'ibindi, ikindi gice cyari igice cya UN area resolution 2773. Ebyo nibe bigize
accord ya DC ariko noneho accord ya DC bongeyeho ka provision gashasha ko butabera ntaho bakavugaga mbere ariko bakongeye muri accord za DC niyo kintu gishasha bongeyemo muri accord za DC bakavuga ati hazabaho ubutabera kubaza abantu bakoze amarorerwa muri iyi ntambara. Now kandi ubu sasa hivi basigaye bakivuga cyane icyo kintu na Trump arakivuga buri gihe na DC DRC barabivuga buri gihe yewe na za organizations mpuzamahanga zirabivuga buri gihe. Nuko ngo u Rwanda rwakoze kosa mu kwandika kiriye kintu kubera ko bo ubwabo bakoze icyo twita mu mategeko admission ni icyaha n'umuntu kwemerera icyaha yakoze cyangwa aregwa ataragera imbere ya court cyangwa ari hanze ya court. Ubundi ikintu wanditse cyangwa uvuze mbere yuko ujya imbere yo mu cyamanza mu mategeko agenga ibimenyetso cyitwa hearsay kandi ntabo kijya cyemerwa. Nta kintu umuntu yavugiye hanze y'urukiko cyangwa yanditse hanze y'urukiko cyemerwa kuzana mu rukiko nk'ikimenyetso ko yemeye icyaha. Ariko hari exception zigeze kuri 3 cyangwa 4. Cyambere admission yo muntu avuze ngo tuvuge mbere yo konjyanwa mbere yo mu cyamanza ngafatwa nkavuga ati iyi niwe naramwishe sasa mushaka ko mbigenza gute. Nobo nkivugiye hanze yo statement yanjye muyizana imbere yo mu cyamanza ndi kuburana bakabyemera nka ikimenyetso nobo nabivugiye hanze y'urukiko nobo ntabisubiyemo imbere yo mu cyamanza. Ngo aba bantu banditse iki kintu Kagame yemeye kumugaragara ko ari muri Congo kandi ko afatanyije na M23 noneho agatanga igisobanuro ngo cy'impamvu bafatanya na M23 mu rukiko. Urwandiko bazarusangayo kandi bizagora bazaba bari kubaburanira kuburana icyo kintu banditse kubera bemeye icyaha kumugaragaro. Kagame yemeye icyaha, yemeye ibyaha bikorwa na M23 mu buryo bwa command responsibility. Nuvuga ngo buri mukamanda wa RDF Kagame yafashije kwemera ko ari responsible kuri ibi byaha biri muri Congo. So noneho twakebaza tuti cyavuye he, byageze gute kuri level yawo babyandika kandi ubundi twari tuzi ko u Rwanda rubihakana. Kugeza uwo munsi kugeza uwo munsi banditse icyo kintu u Rwanda ntabwo rwageze rwemera ko ruri muri Congo. Bavugaga ibintu banyura ku ruhande ati inzego z'ubwirinzi ariko batavuga ko ziri muri Congo, bakavuga ati twashizeho ku mipaka. None iyo force yavuye he kubemeza iki kintu kandi bakakiyandikira? Of course birumvikana ko ari pressure mpuzamahanga ya Amerika cyane Amerika. Kandi iki kintu kugira ngo bacyandike gutyo bashobora kuba barabategetse ati mugombe kubyandika kubishira mu nyandiko kugira ngo neba mushaka kutugaragariza ko mufite umuhate wo gushira mu bikorwa ibintu by'amasezerano. Ariko iyo pressure babashizeho kubyandika kubishira mu nyandiko no buryo bwo korosha ukuntu bazababuranisha, no buryo bwo korosha akazi k'urukiko kubera iki cyandiko iki kintu banditse kizagaruka. So sinzi orese iyo kwemeza ko ari pressure bababwiye kubyandika gutyo, sinzi neba hari umuntu wiza amategeko wari kwandika ikintu kimeze kuriya kubera ni ikintu kibi cyane kuri
RDF kandi bazabibona mu gihe bazaba bari kuburana. Kandi webuke ko Trump yemeye gutanga amafaranga y'urukiko ruzababuranisha. Yavuze ati Amerika yekomitinze ku gutanga amafaranga azashiraho urukiko ruzaburanisha izi manza. Noneho tujye kuri biriya bintu bya Capitol Hill. Area Committee ya Foreign Affairs yari yakoze hearing. Tugombe kumenya ko mu mategeko ya Amerika diplomacy eyemezo meze kuri yabikorwa na perezida gusa. Professor utararenga aho gato cyane kugira ngo kila kibazo waruvuze cyumvikane neza, wanabikomoje uti sinzi impamvu byasohotse. Tuzi neza ko Kagame afite lobby nini ikomeye cyane, afite lobby y'abanyamategeko, afite abadvisor b'abahanga kandi b'abanyamahanga. Nawe urabibaza uti ni gute bakwemera kandi barakomeje kwanga, uti wenda nuko bagomba kuburanishwa. Ibi byavuga ko Kagame yitegurira ikiziriko cyo kwimanika ku mugaragaro. Ese twavuga yuko izi lobby ze cyangwa za reforme ze zitabonye ko iyi baruwa ari ukwimanika mu kiziriko, zitabonye ko ari umutego? Bien sûr turabizi twebwe n'amahanga arabizi, ariko kuba yari muri deny buri gihe hakana ati ni ingamba z'ubwirinzi, none no kubyiyandikira nicyo abantu bibaza bati b'abanyamategeko be, baba consultant, baba lobbyiste be. Turaza kubireba turaba kuri hearing gato, ariko abantu baribaza bati gute byakwesha bikagenda. Sinzi wenda niba ufite inyunganizi. Ariko bwana Jean Paul mu Kinyarwanda nyawe bugane ni Serge na Jean Paul. Yes. Sorry Charles. Yes. Sorry bwana Sarije. Mu Kinyarwanda babivuga neza, baravuga ngo yo amagara atewe hejuru buri omwe asamaye. Webuke ko aba barobist abo bagabo bona ngo bakora mu biro bya Kagame b'Abanyamerika n'aba CIA. Really? Nta kuntu CIA case manager ashobora kubona umunyamerika uri hariya ngo ntamurikurutinge, ntabwo bishoboka. Kandi aba banyamerika cyangwa abazungu bakorana na Kagame nabo bari gusama amagara yabo gute? Kagame aramutse ahirimi batagize cyo bakora, bazabibazwa hano mu nkiko ze wabo, bazaregwa ibyaha byinshi cyane harimo na money laundering. Bazabaregwa ibyaha bitabaho ku isi byinshi cyane. So umuntu wese wakoranaga na Kaga sasa hivi akazi gakomeye afite no gukorana bya hafi na CIA, no cooperating na CIA, nawe yeteganyiriza ati batazandege ibyaha byo gukorana n'umunyagitugu. So twageze mu gihe cyawo amagara bayateye hejuru, buri omwe ari gusamaye. Aho ni naho Kagame afitiye ikibazo gikomeye cyane nanone. Oti gute? Kagame ntabo yageze yubaka think tank y'Abanyarwanda bavuga bati iyo kipe yacu yaba thinkers b'igihugu twebwe twezirise kuri Kagame no mushuti wacu, polisi ze turazemera, ibintu bakora turabyemera, nuko bakahagarana kuri Kagame. Ntabo kandi yagize ibyago, ntabo yize cyane formal education. Noneho mukubaka ubuyobozi bwe yabubakiye ku bazungu bamugire nama, kandi igihe agezemo cyangwa igihe arimo sasa hivi, mu gihe atakiri kuri high table, n'abari abazungu bamugire nama bari kubikora mu buryo bwo gusama amagara yabo nabo kugira ngo batazajyane na Kagame. Kandi ntabo ashoboye kugenda sasa hivi mu Rwanda akubaka think tank yamutekereza ibyo bibazo. So iki document ushobora no kukifata mu rwego rw'abari abantu bamugire nama bari mu buryo
bw'ogusama amagala yaabo. Weebukeko na Macron yaramubwiye ngo genda oshire mu bikorwa ebyo Trump akubwira. Kubeera na Macron aratinya Trump. Aravuga ati aho bigeze ntabwo nshobora kwetambika imbere ya Trump, mufite ibibazo byinshi sinshobora kumwetambika imbere, genda okole ebyo Trump akubwira. Nuvuga ngo nabali abantu bamugira inama bali kumubwira ngo genda okole ebyo Trump akubwira. Aba bantu bose bali gukoleshwa na CIA. Kireka neba tutamenyereye, neba hali omuntu tamenyereye oko CIA ekola. So eyo document bitazagutangaje ko yavuye muri babantu bakolera CIA bali hafi ya Kagame bali gusama amagala yabo. Bakavuga bati turamukalabye alabisinyiye n'iki mushaka. So Kagame ali vulnerable sasa hivi kubeera ekyo ekibazo ky'okutagira bulya omuyobozi kuyobola egihugu odafite ttiimu yawe yego n'obwagira bali abantu b'abazungu mukolana ariko gombe kuba ofite abantu weezeera b'egihugu kyawe. Babandi bavuga bati twewe ebintu dukola n'ebyacu ntabwo dushaka ko bihirima kubeera ko tukola tubyemera n'ebintu twatekereje n'ebintu tuli committed to. Mu Rwanda nta muntu n'omwe Kagame yemera ku buryo yakwicarana nawe ngo baganire ku kibazo bamugire inama. Ntawe. Bose Kagame abafata nk'omunuuko kuva kuli ba ministers be kugera kubo yita inshuti. So ekyo kyandiko enyandiko etuluka muri yo background kandi tuzakomeza kubona ebintu bita Kagame mu mugozi kurushaho kubeera sasa hivi abantu bali gusama amagala yabo. Professor urakoze cyane, reka tujye kuri kiriya kibazo cya healing nyine nakubazaga naho bijyanye n'iki cyandiko wenda cyangwa ibi bibazo Kagame yiteje niho wari utangiye gusa mu ijambo kugira ngo numve niba byumvikana. Kubira ngo area committee hearing ya committee ubundi na significance ekomeye egira mu gihe perezida yaba atalafata ingamba zikomeye ku kibazo. Kubeera perezida niwe okola, niwe gusa amategeko ya Amerika yemerera kugira gufata ebyemezo bene ebyo. N'obu Congress yatanga ebitekerezo ariko mu byokuli Congress ntabe efite obubasha bw'amategeko kugira perezida enama uko yakola hard diplomacy cyangwa diplomacy y'intambara cyangwa soft diplomacy. So ariko twabonye muri eyo committee bali gusubira neza mu byo Trump avuga, bali gusubira neza mu byo Olia Assistant Secretary of State for Africa yavuze. Oyo mudamu yarabyandise nawe avuga ati mugombe Rwanda rugombe kubayiriza ebintu na Rubio yarabivuze by the way. So nta kintu na kimwe bavuze kitari yo gusubiramu ebyo Trump avuga. Kandi we Trump ntabavuga gusa, ali gufata n'engamba ziri tangible zo gukemura kiriya kibazo. Kandi n'engamba zose ali gufata urabona ko ziri pointing kuri Kagame n'abaliya bagizi banabi be bafite. So ibi byose bavuze nibyo nibiza kuri nibiza cyane kuri Congo, kandi nabyo n'ahandi ho bantu nako bavuga. Wabonye no munsi Congo Perezida Tshisekedi ali gusura Abafaransa, abonye ukuntu bamwakiriye nk'umwami, ari gusura Macron ukuntu bamwakiriye birarenze cyane.
ku kuntu bakiriye Kagame muri 2000 na kangahe na 2021 bwanyuma bamwakiriye officially ni real. Anyway, no Bufaransa nabo sasa hivi bwahinduye imvugo buri kuvuga buti u Rwanda rugombye, u Rwanda ruri guteza ikibazo, u Rwanda niyo ruri gufasha niwo M23, sanctions ni ngombwa. Noneho ariko we Trump akavuga ati ikibazo cyo Rwanda naragifase ni ngewe oli bugikemure ni ngewe babisize maboko yanjye bo obwabo, nta gihugu kindi kigomba kuyivangamo. Kandi ukubona Afrocom yamanutse. So ibintu bya Capitol Hill bifite sense nyinshi cyane kubera ko Trump amaze gufata ingamba zigaragara zifatika zo kuvana Kagame hariya hantu, aho kubera izo pressure zose neye ibintu biri gukorwa Kagame ari kubona bifatika. Tushobora kuzabyuka ejo bundi bavuye muri Uvira, muri Bukavu, bavuye muri Goma, bavuye za Bunagana, hose bahavuye. Noneho Kagame avuga ati mwakabyanamwe, aho kugira ngo muzandashe muzanturitse cyangwa muzantwike, dore navuyeyo mushaka iki kindi nakora. Noneho iki kibazo kirasubiye dusubiye kuri iriye ngingo y'ubutabera, bamujyane aburane na kiriya cyandiko yanditse, niwo azakibona agisanga mu rukiko bamubaza. So ibintu byose urabibona ko biri kuganisha kuri umusimamo ugaragara unafatika na strategy Trump yarangije gufata kuri iriye ntambara. Kandi byanze bikunze Kagame aragenda tu. Urakoze cyane Professor Kambanda. Mu byavuzwe bavuga n'ingamba z'ibihano, ziriya sanction ubona zikomeza kuvuga nko Chris Smith yavuze ati yarigiye gukorwa. Abantu baribaza batari ko se ko twakomeje kubyibaza igihe cyose, usibye ko ni wendeye etape yo kuvuga sanction yaba itanagikenewe mu gihe twabonye wa mugani ko Africom iri ku butaka bwa Congo. Mu biganiro nabyo bashobora no kudakora sanction nk'izi cyangwa gukoresha andi mategeko y'ibihugu mpuzamahanga uko babivuga. Ibi byose biragarukwa bivugwa, ariko hari ikindi kintu cyavuzwe muri iyi hearing gikomeye cyane, gukumira imbaraga z'Abashinwa, gukumira ibikorwa by'Abashinwa mu gutwara amabuye y'agaciro. Nubwo byagarutsweho, ariko nanone hari ibyo bavuga ko Kongo itubahiriza nk'igihugu nka state, ibikorwa bikorwa gukoresha abana mu birombe batubagejeje ku myaka, ibikorwa byo guhanganya uburenganzira bwa muntu, ibikorwa bikorwa Amerika nayo itirengagiza nkana bivugwa muri iyi hearing. Byo ntabwo byaba bibangamira inyungu za Amerika muri Kongo, bwana Kambanda? Kwanza area committee ejyamu n'abantu n'aba members, bamwe mba members ni babandi babona amafaranga ya Kagame. Kuba bavuga utuntu bakatuzanamo ninga kubwira umukiriya wabo ati urabona twagerageje kuvuga, twagerageje gushiramo. Nuko abarobisiti bakora. Umurobisiti ushinzwe dosiye ya Kagame kumushakira aba member ba Congress, aragenda kumumemba obundi nawe bagabana udufaranga twa Kagame, akamubwira ati wakabyara muri iyo hearing turabizi ko ibyacyo ni bibi cyane, byo mukiriya wanjye ni bibi, ariko reba akantu washiramu ondohorere. So ebyo nibyo nuko bigenda ku barobisiti, nta gitangaza kirimo. Kandi no tuntu bavuga urabona ko clearly umuntu wese otekereza neza arakubwira ati se Kongo yakubahiriza gute uburenganzira bw'abantu mu gihe dafite control kuri territory yabo? Kongo yatanga gute umutekano? Kongo ya controllinga gute? Kongo ya nebyo ebirombe tuvuga
birimu n'abaana ntabwe bifitewo control. So muri make otwo tuntu wagiye obona bashiramo cyangwa bakunze gushiramo ni influence y'abarobisiti bavuga bati umuntu wacu aragiye ariko turacyamushakaho udufaranga, reka dushiremo akantu kazadufasha na kubona udufaranga. Noneho tugaruka kuri iki kibazo cya sanctions. Narabivuze kuva kera ko nta muntu otekereza neza ozi dosiye neza, tuvuge nta muntu wa CIA case manager w'u Rwanda, CIA oshinzwe case y'u Rwanda, nta na hamwe ashobora kurecommendinga sanctions ku Rwanda sasa hivi. Kireka tuvuga sanctions nka kufunga ikirere cyo Rwanda ku buryo nta ndege zijyayo cyangwa zisohoka. Ezo biyebura ibyo babifasha, ariko ibyo kubifata nanone ni strategy y'intambara baba bafashe. So kubera iki? Kubera sanctions mu Rwanda nta kintu bagurisha hanze kigaragara ngo biyebura ukumire ibintu byabo bagurisha hanze babonene. Ibintu byose biva hanze ahanene oshizemo n'ibiryo. Noneho umuntu akakubaza ati obose baramuse cyangwa muramuse muje wo sanction, bamuvuza ati n'ibintu biva Uganda ntaho bizingira, ibintu biva Burundi ntaho bizingira, abaturage ntaho bazapfa inzara, kandi abaturage nebagongwa n'inzara ni mwebwe muzajya kubatunga. Mwamwehoreye mwebwe mukakonsentrate ku gisirikare. Noneho umuntu akavuga ati mumushyireho sanctions ku buryo atagura ibikoresho bya gisirikare. Good, ezo nazo zaba sanctions nziza ku bikoresho bya gisirikare, ashobora kubishyiraho kumubuza kugura ibikoresho bya gisirikare. Ibi nabyo birashoboka, ariko nanone webuke ko ibikoresho Kagame yagura hanze byose ashobora kugura hanze, ntawe ushobora guhangana n'ibikoresho bya Amerika. Niba Amerika yemeye uko Amerika yemeye kurangiza iriya ntambara, kandi muri military industry nta kibazo Kagame aramutse ashize udufaranga duke yafite mu birwanisho kandi bitazagira icyo bimarira gikomeye, kubera ababiguze muri industry ahanene irimo na company za US zikorera muri za Turkey, zikorera za hehe. So agure ibikoresho mu bitwiki, muri kumuruyuninga financially, economically. Uko mugenda mumufunga azajya nawo adafite n'urumiya rubigura, cyane cyane ko sasa hivi Kagame agura ibikoresho muri cash, agombe gutanga amafaranga cash, ntabagura ku deni. Kubera ahantu hose agura ibikoresho nibya no kuri black market, bikoresho bya gisirikare, kandi abashobora kugura kuri Amerika bamushizeho embargo already ku bikoresho bya Amerika. So orebye strategy ya Trump yo kurangiza iriya ntambara, sanction ukanareba n'ukuntu u Rwanda ruteye, sanctions uko tuzizi ntacyo zaba zimaze. No buryo bubiri bashobora kumusanctioninga, butatu bushobora kubyebura kugira impact kuri we. Cyambere kumwirukana muri peacekeeping, ibara bitangiye no batabitangaje, bamufatiye byemezo kumwirukana muri peacekeeping. Cya kabiri kumusanctioninga ko ikirere cyo
Rwanda kitajjamu endege cyangwa kitavamu endege, ezo basobola kuzifata bamaze kumugeza ku mupaka babona ko biri ngombwa kwinjiramu by force. Kya gatatu ni sanction, kumubuza kugula ebikoresho bya gisirikale. Eya gatatu wali kuvuga ngo erehutirwa, ariko mu gihe America efite technology otakula ahandi, efite technology esobola gutwika buli kintu kyose ozanye, America ntababa eri kwehuta gushiraho izo sanction kubera ntacyo bivuze. Udukoresho ozana kireka uri kurwana n'aba rebels, ariko hari igikoresho Kagame ashobora kugura giteye America ubwoba? Ntacyo. Nuko njyewe mbona iki kibazo cya sanctions. Akoze cyane Professor Kambanda. Muri iyi minsi nabonye bavuga ngo arimo aragura ibikoresho, ariko ibyo byose ntacyo byamumarira mu gihe babimugurishaho nabwo babikontorora bicariye mu bihugu byabo. Ariko ibi byose bigaragaza ko umugabo ari mu marembera. Professor, reka turebe noneho tukiri hano muri hearing yabaye. Hari uyu mu congressman Jackson wavuze amagambo abantu bibazaho, usaba yuko M23 yakwinjizwa mu gisirikare ikagikorerwa integration. Ubyumvute, hari n'uyu wabyanditse bambwira ati umbarize abasesenguzi bawe icyo senateri nyine Rooney Jackson avuga ko M23 igomba kuba integre, kandi umutungo karande wa DRC nawo ugasangirwa n'ibihugu. Ati nkuko tubona ko mu karere, ati na propose nako, ati natanze proposal nyine ko abarundi, abagande cyangwa ibindi bihugu byo mu karere byose ni nko kugira share ku mutungo wa Kongo. Akibaza ati se noneho resolution 2223, resolution 2808, peace agreement ya Washington bihurira he nibi bivugwa nk'uyu mu Congress avuga ibikwiye kuba bikorwa kugira ngo amahoro aboneke? Ari ijambo ryanyu bwana Kambanda. Oyo senator olamuzi congressman. Sorry, yes. Oyo congressman ibintu yavuze birakwe kwanza ni muri area cadre y'abarobist, kandi ibintu yavuze uretse kubivuga ati tuzabikoresha kubwira umukiriya wacu, ati harimo turi gukora ku kibazo cyawe, urabona turi kurwanira nubwo ntacyo tugiraho ariko turagerageza. Urabona ko biri irrelevant kubera iki? Mu masezerano ya Congo, amasezerano ya DC yavanyeho burundu possibility yo kuvanga ingabo. Impande zose zarabisinyiye. Babisinyiye gute? Professor, aho rero niho haterera confusion. Turaza no kureba kuri Doha process, ariko iyo tubwira ko tugomba kubivuga. Wakomeza. Babisinyiye gute? Nakuye ko amasezerano ya amasezerano ya DC agizwe n'ibintu bitatu bikurikira. Cyambere, CONOPS za Rwanda, ariko bakavuga ngo eje cyose CONOPS za Rwanda zagongana n'ibindi bice bigize ayo masezerano, CONOPS za Rwanda zibepfa busa. Ni nawo banokingiye off icyo kintu cya FDLR, kubera FDLR bayivuga muri CONOPS. Noneho tujye ku kintu cya kabiri kigize ari amasezerano. Ikintu cya kabiri kigize amasezerano ni za ngingo rusange za UNHCR bashize mu masezerano. Igice cya gatatu kigize amasezerano ya accord ya DC ni UN resolution 2773. Bakongeraho ingingo ya obutabera, gushiraho obutabera.
So accord nebo shaka summary y'amasezerano ya accord za DC CONOPS Rwanda egihe cyose zaba zitagongana n'ibindi bice by'ayo masezerano. B, UNHCR. C, UN resolution ya 2773. D, agace ka kane kandi gatoya ni ya ngingo y'ubutabera bongeyeho. Noneho UN resolution evanaho burundu possibility yo kuvanga engabo. Nuvuga ngo umunsi basinya amasezerano ya Congo ya DC, accord za DC, bemeye ko ikintu cyo kuvanga ingabo ntabo kishobora kubamo. Kandi webuke ko mu masezerano ya DC baravuze ngo nta yandi masezerano nta bundi bumvikane bushobora guhindura aya masezerano yose cyangwa ingingo y'amasezerano ya DC. No kuvuga ngo barababuye ngo ebyo mwavuga byose muri Doha ntabwo mushobora guhindura ingingo emwe mu ngingo zigize aya masezerano ya DC. No kuvuga ngo barababuye ngo muri Doha ntawe mushobora kuvuga ku kintu cyo kuvanga ingabo, ntawe mushobora kuvuga ku kintu cya amnesty, ntawe mushobora, kubera byose barabifunze. Obutabera, ingingo y'obutabera yafunze possibility ya amnesty, barabifunze kubera mwabyemeye ko hazabaho ubutabera kubagize byaha bose. Nuvuga ngo ntawe mushobora kujya Doha mukaganira ku kubabarira abantu ba DC. Ekibye mwaba muhinduye amategeko, mwaba muhinduye accord za DC. Mu by'ukuri accord za DC Trump yabafungiye ahantu badashobora kuva. Nta murobisiti ushobora kunyuzamo ebindi bintu. Nta gihugu na kimwe n'ubu bajya kwa Macron ntabashobora guhindura anything ku bintu birebana n'ibyo. Niyo mpamvu Macron yasigaranye amaboko yashize hejuru. Niyo mpamvu sasa hivi ari gupfukama kwa Tshisekedi, asa nkaho amubwira ati wanshakira kose kugira ngo simviremo aho nawo turi. So oyo congressman wavuze ibi bintu wenda ne kubera ibintu ne kubera ko atazi ayo masezerano, cyangwa se ne kubera ko abivuga mu rwego rw'abarobisiti bavuga bati aka kantu wavuze twakajyana kwa Kagame tumubwira ati urabona twagerageje atwongere n'indi contract yo kurobinga. Nuko bimeze. Urakoze cyane Dr. Kambanda. Niko bimeze nk'uko bisobanura, nyine ni ikibazo kizakomeza kugaruka, ariko reka dutere intambwe turebe no ku ngingo. Ndagira ngo turebe ku kindi kibazo cyavuzweho nano kinabazwa muri iyi hearing kirebana na Doha process n'ubwo warugikomojeho. Kubera iki Amerika cyangwa uyu assistant secretary wari uri muri iyi hearing akomeza gusubiza yuko bimwe mu bisubizo byabazwaga ko biri muri Doha process. Doha process ikaba nayo yarahagaze kuko ifite ingingo 8 zagomba kwigwaho. Bavuga yuko bumvikanye kuri ebyiri. Iya mbere ari CCRF perimana, ya kabiri yari uguhererekanya imfungwa. Izo zo bazishyizeho n'umukono barasinye, ntizigeze zubahirizwa. Ubu tuganira imirwano ni buri munsi ihoraho. Nibi wakomojeho cyangwa twavuzeho byo ko RDF itavana abasirikare babo muri
Uvira twarabikurikiye muri iyi minsi, ahubwo abanyamurenge baba urwitwazo. Kubera icyo Amerika ikomeza avuga ati Doha process niho bizakemurirwa, kandi mu bisobanuro byawe nkumva ko bamwe waba utubwira ko bitanakiriho, bishobora kuba byarapfuye burundu bwana Kambanda. urabona bafashe process. Urabona Kagame yanze kwemera cyangwa no kuvugana na bagenzi be muri Rwanda. Trump akavuga ati ariko se iyo process wayiterura ya government kuvugana na necyo bita M23, kubera ko turabizi ko M23 ntabebaho, ariko just for formality tubifate tubijugunye mbere ya Qatar, cyane cyane ko na Qatar tushaka ko eva muri iriye ntambara. Nuko bajyanye kire kintu cya Doha. Doha ni iriya process ya Rwanda. I mean ni process ya Kenya. Buriya ibintu bikorwa Doha nibyo Uhuru yagombaga gukorera muri Kenya, Nairobi. Ibintu bikorwa biriya basinye bya DC nibi byagombaga gukorerwa muri Rwanda. So kubera Kagame yasuzuguye bagenzi b'Abanyafrika, Trump yarabifashe ati okay, ibyangola bize hano, biriya bya Uhuru tubijyane hehe? Doha. Ariko noneho Trump aravuga ati ibintu bya turabizi ko M23 ntabebaho. Kagame ari gukina umukino arutesha umutwe, tube tuganiye ibintu hano muri Congo, amini muri DC, ariko nanone ari kuganira ibindi muri Doha. Amerika ikavuga ati reka tumufunge natwe, asinye ebye agombe gusinya abirangize hano, ariko mu kubisinyira abe afunzwe n'ibya Doha. Kubera muri Doha icyo bashakaga no gushaka n'ibintu bigeze kuri bine bashakaga ko ebice byabo barimo M23. Kagame we avuga ntabwo ndi kuri M23 uretse ko sasa hivi yabyemeje. By the way, okay, reka tubanze tukore analyze tuyirangije. Ate twebwe cyo dushaka sasa hivi no kuguma muri Congo dufite uduce twacu. Hajewo engabo ziri neutral zibe to protectinga mu gihe turi kwiyongera noneho ebike. Iyo niyo Doha, nicyo M23 Kagame yashakaga kunegotiatinga muri Doha, ariko noneho abuze ibyo muri DC. DC ekagifunga kubera yasinye yemeza ko nta duce na tumwe M23 ishobora kuordoringa muri Congo, kubera ko byavuzwe muri UN Security Council Resolution ko bagombe kuvamo. Yarabisinye. Novuga icyo kintu ntabashobora kukivuga. Icyo nicyo cyari gikomeye cyane muri Doha. Cya kabiri cyari gikomeye muri Doha, M23 Kagame bashakaga amnesty. Bashakaga ko abantu babo harimo na Kagame indirectly batazagera babazwa ibyaha bakoze muri Congo. Icyo nacyo bagifunze muri UN resolution, bakanagifunga muri iriya ngingo y'ubutabera uko babisinyiye muri Congo. Icya gatatu, M23 yashakaga ko balekula abagizi ba nabi bose bafashe bamaneko ba Kagame.
ariko none omwewe bakajya babesha bakoresha ijambo ngo enfungwa z'intambara. No, enfungwa z'intambara bababwira zarekurwa ni za zindi ziri defined muri convention UN convention ya humanitarian law. Ziriya za maneko bagiye bafata abagizi ba nabi nta bari prisoners of war muri definition, n'abagizi ba nabi n'abateroriste. So iyo bakubwiye ngo prisoners of war bazarekurwa, Kagame ntabwo ari cyo yashakaga. Kagame yashakaga ngo akore listi harimo n'abariya bande ngoliya umudepite wayobolaga Rubaya nawe ngo no mwanga cucu kuriya ntabari mfungwa ya ntabari prison of war muri definition ya humanitarian law. Humanitarian law eshiraho definition ya prisoner of war. Nk'uriyo mwana wa Murokole bafatiye muri Kinshasa ntabari prison of war. You know, definition ya prison of war is different. So Kaga icyo yashakaga kuri abo bantu yashaka ko abantu be bose bamwe mutanazi harimo n'uriyo umugabo wafuye ejo bundi baguye mu buroko bamufatingira ngo we Bukavu kera muri iyi ntambara yari maneko ariko afite business Bukavu yakoraga Kabarebe. Uriyo musirikare mugufi yitwa gute yari afite umudamu wo major nawe yapfuye, you know. So M23 na Kagame bashakaga ko hari abasirikare benshi ba Kagame bafashwe yari yashize muri za organization zitandukanye muri Congo, babafashe ku byaha bitandukanye. Abo bose Kagame we abitangwe imfungwa z'intambara. No, imfungwa z'intambara ziri defined na UN convention ya humanitarian law, kandi izi mfungwa z'intambara zigengwa na uriyo muryango wa UN area ya Red Cross. Byo bifite amategeko deja abigenga, ariko bo ntabariyo bavugaga. Kagame ntabwo yavugaga imfungwa za prisoners of war PWO uko tuzizi muri international law. No, we yavuga yari afite definition ye. Barabyumva. So ecyo nacyo cyari gikomeye bashaka kukisettlinga muri nini, ariko bo bakamubwira ati turavuga imfungwa z'intambara prisoners of war PWO uko biri defined na humanitarian law. Icyo Kagame ntabwo acyungukiramo cyahise kijya mu mazi. So ibintu byose bashaka cyangwa bashakaga muri process ya Kongo kuvugana na M23 no kuvugana na Kagame mu bundi buryo byose barabifunze ntacyo. Ni nayo mpamvu Doha bavuze ko Doha ntabwo bikina ngombwa ko bakomereza Doha, ahubwo iyo process ejye muri Afrika kugira ngo abanyafrika babigiremo uruhare, kubera igisigaye ni biriya bisanzwe bikorwa nyuma y'intambara zarizo zose. Ibindi byose mwarangiza kubifungira muri Amerika. Nuko nyine Doha emeze. Niyo mpamvu wabonye iriya process yindi yo muri Rome. Nageze kubivuga kuri radio ryari njye kwa Jean Paul, abantu bashobora kubyibuka. Nababwiye ati emishyano ya Doha bayishyize muri Afrika, nta mpamvu yo gutakaza amafaranga. Babashakaga hariya ebiga hari ubu nabivuga kubera byararangiye. Buriya bariya batipe mubona ngo bakore igisirikare ngo baze n'abasirikare bakomeye, wagira ngo nta gisirikare bize.
bakola ebintu ekisigala kyabo ahanene n'okwica nta strategy ebamo. Lengwira ekintu babakoze bajjaga Doha n'amatelefone yaabo. Abatipe b'Eddoha ekyo bakolaga biri abavuga ngo bali kusikaninga ebintu mwinjiranye nabyo. Information zose bakagenda bazivaanamu ku matelefone. Aba batipe bagakomeza kuvugana kuri telefone bali Doha batyamye bagira ngo kubera ko bafite hoteli z'obusa ebintu byose bavuganaga byose byasigaye Doha. Omunyamerika byose abifite mu kabaati. You know? No. Ariko bali abatipe. Sinzi Kagame okuna abantu bamutekereza. Bali abatipe ebintu byose bafite bita amabanga byasigaye muri Doha. Ubu biri muri Pentagon. Amatelefoni yabo bayakoreye bayaviduye. Egihe babishuyaga ebiryo n'amahoteli muri Doha bagira ngo barakomeye kubera ko n'aba rebels. Byose bavugaga byose bitaga amabanga byose biri birabiswe mu bubiko bwa Amerika. Ukibaza ati ariko omusirikare nka Kagame koko yemeraga bali abantu kuvugira ku matelefoni cyangwa kujyana amatelefoni Doha atazi icyo bivuze. You know? So anyway, nuko bimeze Doha ubu impamvu uri kubona bavuga ati bizajya muri process ya Doha bali kubabwira ati Doha Rome byagiye Rome bari haye bavuga ati abanyafrika nabo basireho akabo uko obuzima bw'igihugu buzaba nyuma y'intambara. Twebwe intambara twayirangije nk'Amerika noneho process ehali nibamara gushira amaboko hejuru tukabajonjora abanyarwanda bakataha ewabo. Abakongomani batakoze ibyaha bari muri M23 bazabana gute na bagenzi babo b'abakongomani? Eyo niyo ngingo ya Doha sasa esigaye, ebindi byose byararangiye. Professor urakoze cyane kuko nyine na biriya bya Rome ubikomoje nari kubikubaza ariko ugize neza guhita ubitangaho umucyo. Tshisekedi nawe ubonye ko mu kwezi kwa 12 kwa mbere yakoze ingendo nyinshi cyane i Rwanda, Kinshasa. Bibaza bateske ni iki cyacyo gihari ariko byose bikomojeho. Tugeze pardon hari mu strategy ikomeye cyane. Nini Tshisekedi yabwiraga amahanga na Amerika babipanze of course n'abanyamerika ati ngewe ndi tayari kuvugana n'abali abantu b'abakongomani bali muri M23 ne bashira amaboko hejuru bagatanga ibikoresho bakemera kujyambuza busanzwe baze tuganire nk'abanyekongo. Ariko kugira ngo ibyo bibeho nabyo bizaba a condition ke Kongo u Rwanda ruvuye muri Kongo tukajonjora abakongomani. Bisa neza na biriya bya FDLR aho Kongo yabuye ati okay twewe tushaka kurangiza FDLR ariko ikibazo nuko FDLR eri mu bike murimo muve mu bike byose murimo twewe tulebo kuntwarwana na FDLR. Nayo mpamvu Amerika yabwiye u Rwanda ngo Rwanda niro rubuza Kongo kwirukana FDLR kubera FDLR eri mu bice byabo. Ni nako naya emishyikirano ya ndani mu gihugu ntabwo shoboka igihe cyose u Rwanda ruri ku butaka bwa Kongo kubera ko ntabwo turajonjora bali abakongomani bajye mu mishyikirano nabo. Kireka tukoze emishyikirano ya ndani hatarimo bali abantu ba muri M23 b'abakongomani badafite ibyaha. Noneho bakabyongera Tshisekedi akabikoresha kongera gushira pressure kuri Kagame abwira abantu ati murebe turi tayari gukora ebiganiro byacu nk'abakongomani ariko ikibazo nuko u Rwanda rutarava ku butaka bwacu. Niba bave ku butaka bwacu
twewe dukomeze n'ebiganiro byacu nk'abakongomani. Eyo niyo strategy. kandi bigaragara ko strategy irimo gukora abakongomani bose bari inyuma ya Tshisekedi bavuga bati twemeye twaganira nawe nta kibazo gihari. Nkeka ko ni strategy kandi ifite uburemere tuzabigarukaho. Nagira ngo turebe ku tuntu duto dusigaye abantu bibajijeho cyangwa babaza imyitwarire y'ikibazo cy'umuhungu wa Museveni muri aya matora n'ibyo yanditse, ariko tukanareba ko Kagame nawe yahaye congratulation M7 ku mugaragaro, nta nubwo yabikoze kuri Tanzania. Wabonye yuko nta kintu yigeze yandika officiel, nta gihari, nubwo wenda mu binyamakuru twari tunavuga ko ngo yatanze ubutumwa bwa congratulation. Ariko twagaruka kuri Muhozi Kainerugaba, message ze ziteye ubwoba, ndetse yahise ajya no kongera kubwira uncle we Kagame ko nta wabatandukanye nyine bafite nyirwa rukundo rwo karamata, mu gihe abantu bibaza batari ko igihugu cya Uganda n'ibirimo kubabera na pressure twabonye cyane cyane muri cyiswe amatora. Ni rihe somo ki byasigira abantu mu karere k'ibiyaga bigari? Ibintu by'omungu wa Museveni n'ibintu birakwereka ko muzehe adafite control ku gihugu. Abantu benshi bavuga ko ngo ni strategy ya muzehe yo gukina Kagame, ariko n'ubu yaba ari strategy yo gukina Kagame birarenze kandi bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Uganda, kuba ibintu uriyo mugabo avuga. Ariko aka kantu uvuze ngo yongeye kuvuga ubushuti, yo yaravuze ngo asa nkaho avuga ati n'ubu abandi bakuvaho ariko njyewe ndacyari inshuti yawe, turacyari inshuti yawe, uracyari inshuti yanjye, njye ndacyari royo. Akazanamo na by'abacwezi. Noneho ukibaza ati se obucwezi obuzanyemo gute? Ese muri abacwezi wowe na Kagame gute? Abacwezi ni bande? Biriya bya stupid thing by'abantu baba extremist b'abatutsi bamwe bakunze kuvuga ngo n'abacwezi ngo nabavuye mu ijuru bakamanuka n'ibintu meze gutyo. Wanumvise ko yanazanye n'ibintu by'amazuru muri Uganda. Mungu wa Museveni yavuze ngo we ntabwo yayoborwa n'umuntu ufite amazuru manene nk'abariya bari muri opposition, nk'ibizuru binene biriya by'abanyarwanda. ari mu bintu atazi. Kandi ikintu kibabaje cyane nuko n'inyandiko ejo nowereje inyandiko mushuti we, namwereze inyandiko unabyibutse no kwita Bobi Wine ko ari ingagi cyangwa ari inguge. Yes, nawe yakeba ibintu muvuga biteye soni cyane cyane ko by the way njyewe ni clear nabyanditse kuri ni ya forum y'Abagande kandi b'abayobozi. Narambaje ati ariko wowe tuvuge ko abacwezi bavuga ko ari abahima n'abatutsi, wowe utazi na papa wawe na grand papa wawe, papa wawe omuzi hehe? Ntariko dinemwe egaragaza papa wa Museveni biological. Mu gihe utazi papa wa Museveni kandi Museveni yevugiye we obwengo yavukiye mu bahima ariko ntabari yo muhima, kandi rufite n'inyandiko nkayimwa igihe awo abantu ba Kagame bavuze ko papa wa Museveni omuhutu yaryamanye na mama we wo mututsikazi bakabyara bakanavugaho ngo yaguye. Ntambaje ati Kainerugaba, nambaje ati se eyo article wagize oyisoma ko abanyarwanda Kagame na James Kabarebe baravuze ko papa wawe bamuzi kandi mama wawe yavuye mu Rwanda muri babandi banagaga za hehe za wibuka buri umuco w'abanyarwanda bari hari abahutu bajyaga gukorera ibwami. Ariko hari igihe nyine bagiraga ku ruhande bakarongora n'abatwa
bagaterena omukobwa w'omututsikazi kali gyaba batutsikazi babataga mu Lwabayanga bakabaha abato iyo batwaraga inda z'ibinyendaro bajyaga kuba niba ari ukubaruha cyangwa ibintu nk'ibyo kubaruha yes noneho n'abatwa iyo mu gihe bari kukujyana kukuroha nabo bakenjoyinga nyine sex so nuko basobanuye mama wa Museveni uko yajyanye na Museveni arienda bajyanye Uganda ibi bintu byavuzwe na Kagame na Kabarebe bana bivugiye kuri stade Huye Kabarebe yabivugiye kuri stade Huye iyo article narayifashe nkayiha Muhozi n'abanyayuganda b'abayobozi nkabuye ati wowe umuntu uri kutuzaniye ibintu by'amoko utazi na grandfather wawe dore ko abo wita ba cousin ba uncle bawe aribo babivuga ese uncle wawe wemeza ko ari uncle wawe ni gute twakwanga kwemera ebe yavuze kuri papa wawe kubera ko amuzi neza iyo article nayifashe igihe nkayishira kuri ku rubuga rwacu ikintu kikugaragariza ko abanyayuganda bari bakeneye iyo information ntawe bayibihanaguye biracyariho n'ubu biriho ku rubuga rw'abayobozi bo muri Uganda so nabishizeho mubwira ati leka kuzana Tutsi supremacism abantu bafite yendwara babaye abahutu supremacism tumaze igihe cyacu cy'obusole turwanya iki kintu turi kukigabanya wowe uri kukizamura niba hari icyo bikumariye muri politiki yawe ya Uganda utazabivange n'u Rwanda ibintu nabimubwiye biri kuri nene ntawe ati umuntu utazi na grandfather wawe otubwira gute ko uri omuhima cyangwa kwanza ntabo uri omuhima kubera ko papa wawe yarabyevugiye ko atari omuhima yavukiye mu bahima yarabyanditse mu gitabo cye n'umugore bari kurwanya na Kiza Besigye ejo bundi yabisubiyemo yavuze ati Museveni bamuzanye yaje na mama we ntabwo yaravuze ariko uriyo umudamu yavuze ati ibintu byose agiye kubivuga kubera banze kurekura umugabo we Kiza Besigye yavuze ati ngiye kubivuga byose kandi Museveni yakuriye mu rugo rw'uyo umudamu barwanira na Kiza Besigye so abanyayuganda kuri iriya forum yacu ministers benshi hafi abayobozi bose bariho naravuze ati kambishireho n'ubu biracyariho nta muntu wabihanaguyeho so ese kintu njyewe na concludize mvuga ngo nanabivuze nkavuga ati burya twe ababyeyi navuze ati twe ababyeyi tufite akazi gakomeye katoroshe ko kubwira abana bacu amateka yacu nyayo kugira ngo abana bacu batazagira ikintu cyitwa identity crisis ntabwo navuze ngo Museveni ntabwo yamubwiriye amateka ye nagarukiye aho ntabwo ati nanjye ndimo ababyeyi tugombye kubwira abana amabanga yacu yose cyane cyane amabanga areba ubuzima bwabo sino abana bacu bazakurana ikibazo obumuntu akagombye kuba twarakemuye iyo tubavugisha neza tukawira icyo twita amabanga yacu nk'ababyeyi sinzi Muhozi uko yaraye abyakiriye ariko namuhaye so namuhereje neza niho ushaka nabifoto yawe ukanabibona biri kuri nabishizeyo so nakoze cyane birumvikana kuko ziriya nyandiko ze abantu bazibajijeho ariko cyane cyane ukareba nyine ziriya mvugo yakoresheje mu gihe cya kampanye y'amatora abantu bakibaza bati muzehe harananiwe biragaragara ariko se iyi myaka nayo batisi kazayirangiza umubano w'ibigo byo mu karere n'uyu musore n'ibintu abantu baba bagomba gukora analysis muri geostrategic politique zo mu karere yananditse ikindi kintu kiri very interesting kuri we ku bantu yavuze ati muri aya matora amaze kwica 23 gusa kandi nkeneye benshi
kwica abandi ngo harimo n'uyo mugabo main opposition leader Bobi Wine. Noneho abantu baratinya kubivuga muri Uganda kubera urabona we muhungu wa Museveni Uganda yayihinduye u Rwanda sasa hivi. Buri abagande twari tubazi gusakuza gukora iki wapi bose baracecetse. Noneho njyewe nabyanditse hariya ku rukuta rwacu rwabo bo muri Uganda babwira ati murabibona ko Uganda emaze gusubira mu bihe bya Mini cyangwa bya Kagame mu Rwanda. Ni matter of time buri muntu wese namwe abitwa abayobozi muri guceceka sasa hivi biri ku developinga mwibuke ko twebwe byatubayeho mu Rwanda twabonye Kagame adevelopinga gutyo tukagira ngo ni imikino hari n'ababyishimiraga ariko byagezaho n'abantu bari hafi ya Kagame bashoboraga kumwikiza kiriya gihe bikabananira bakanga kubikora yarabishe abandi barahunze iyo babikora bakamwikiza nuko nabyanditse ku rukuta rwanje kuri urukuta rwa kuri iyo group ya WhatsApp kandi nabyo ntaho barabihanaguraho nta muntu wabihanaguyeho kandi hari uwo mugabo afite n'umwana uzakora PhD yanyandikiye muri private akambwira ati biriye ibintu wavuze ni biza cyane reka turebe icyo ari bukore kandi no muntu ukomeye hariya yari no kumbwira ati ariko mfite umuhungu ugiye gukora PhD agiye presenta kuri 30 akambwira ati nshaka kumuha email yawe preparing uko ya presenting ntabikoze ariko uriyo mugabo arakomeye ni no musirikare no boshaka uwo mu general yarabimbwiye ati ibi bintu wakoze neza kubishira hariya kubera igihugu cyacu kigiye guhinduka u Rwanda kandi turebera. Ya murakoze. Professor Nyemerera dusoreze ku kibazo hano abantu bibaza ku baharanira impinduramatwara mu Rwanda cyane cyane muri iminsi ndumva kwandikiye mbikubaza niba nibyibuka ariko biracyakomeje. Ese Amerika hari abantu yabiganira nabo kugira ngo basimbure Kagame ku butegetsi? Iyo bikurikiye sinkeka ko wenda bigana mu nzira nziza bitewe nuko hari abantu bidekarara ko Trump administration yaba yarabahamagaye abandi bati turimo turitegura turagiye Kagame yavuyeho. Nzi neza ko nawe hari byinshi umenya niba ari cyo wabivugaho wenda gutanga umucyo birafasha ariko ubona yuko uyu munsi ndebye abantu bitwa ko baharanira impinduramatwara mu Rwanda uyu munsi hano hanze hari ibintu bitarimo umwuka mwiza hari ibintu bitarimo imigire n'imigenzo myiza. Bwana Sarge kubaza ni ngombwa ko abantu barabibaza. Ntabwo nashaka kugira icyo nkivugaho ariko kubera ukimbajije kandi dufite iminota mike ariko ndagisobanura. Kwanza tufite ikibazo muri education yacu y'u Rwanda sinzi n'imitekerereze yacu n'ubu abanyarwanda twaba turi exposed ariko tushaka kwetwara nk'abatize. Bwana Sarge uretse ubuswa no kutamenya ninde wakubiye ko Amerika cyangwa ikindi gihugu gishobora gukora ikosa rimeze kuriya mu gihe hakiri leta hariya Amerika umuhuza uretse kujya no mucyo wa Amerika akora diplomasi ntabwo bakora gutyo diplomasi ubundi bahamagaza abopoza direct regular baba CIA bebifite ebeze kanaka noneho yo bamaze gukubita bazi neza ko maybe nka kuwa gatatu tuzamuvanaho cyangwa kuwa kane kandi nabyo ntaho bakunze kubikora direct bafate igihugu kiri hafi hariya bakakiwiye ati muhamagaze inama y'abapoza turebe kandi nabo CIA ebefite umuntu deja baba batekereza. So Amerika nta gihugu na kimwe gikora diplomasi kuriya mu gihe igihugu kifite
Kagame akiriho hariya Amerika ntabeshobora guhamagaza abopoza ntabishoboka ibyo ni ukutamenya na diplomasi umuntu ari ubikubiye gutyo menya ko atazi na diplomasi atayize neba yaranayize ntabo ntabayimenyereye ntabibaho ntabishoboka mwibuka igihe habaye hearing ku Rwanda awo bwana abanyarwanda babiri Higiro ya presentinzemo yari omutemwa yari witness ngira ngo na izina ryagiye ni Dr. Himbara urabyibuka ugiye Robert Higiro na Dr. Himbara wibuka iyo hearing bakoze ndayibuka yes hari amafaranga yo mu lobbyist issue mu lobbyist wakoresheje iyo hearing yari yarapfuye twamuvuga yari yatanzwe na Rujugiro Muzehe Rujugiro iyo hearing yemaze kuba hari umugabo wo mu lobbyist wana approachinze ambwira ati ziriya ni biza cyane ziriya bintu mwakoze nanjye ibyo bintu urabizi ko mbikora kandi nanjye ndi na Republican neba mubishaka twazajya tubikora kenshi mukazajya mushaka amafaranga makeya nkabibakorera nanjye numva ngo yashakaga isoko naje kumubona agarutse ejo bundi avuga ngo yahuye n'abanyarwanda ngo sinzi ngo ngiye guhura n'abanyarwanda cyangwa yahuye n'abanyarwanda no mu lobbyist biri no kuri nini ye Facebook ye as a lobbyist birazwi ntabwo yankontaktinze njyewe kubera cyagiye yarankontaktinze ambwira amafaranga amubwira ati njyewe ibintu by'amafaranga kwanza ntabwo mbyemera izo lobbies zo muri Congress ntabwo nzemera kubera ko nzi neza uko Amerika ikora izo lobbies zo muri Congress izo za hearing zo muri Congress ntacyo zimaze orese creating akazi creating aba lobbyist akazi mu gihe utavuganye na perezida wa Amerika ukamukonvinsinga nanaka ntacyo bivuze so naje kubona uyo muntu abivuze ngira ngo kubere uyo mugabo ashobora kuba yabivuze ashaka ko aba opposition b'u Rwanda bakweshyira hamwe bakashaka amafaranga noneho akabayobora sinzi neba niyo nini yabivugiyemo ariko ibyo yanditse webuke ko ibi bintu byatangiye amaze kubyandika bishoboke ko yakontaktinze abantu bamwe ariko uyo mugabo no mu lobbyist niko kazike kandi ari registered afite na number yo mu lobbyist so sinzi neba hari abanyarwanda yahuye n'aba ariko nkurikije abantu bari kuvuga ibi bintu sasa hivi nta mafaranga bafite yo kwishyura mu lobbyist nk'ayo mafaranga nawe azabavugisha ariko ntabwo bafite amafaranga yo kumuha uriyo mugabo akorera make cyane amake kuri show emwe gusa ni $500 by'amadolari no ninde muri wenda ukimuvuga nuko nzi ko Eugene Gasana twagiye tumuganira kandi mwana nakoranye yari umukiriya wawe bavuga ko nawe yaba yarakiriwe abandi bakavuga bati nituryama tugasinzira baradutangayo badutanga umushi nyine ugasanga iyo saga niyo abantu barimo ariko ugeze neza kubitangaho umucyo bati ubutegetsi bw'akamwe bwagiye abandi bati White House yaraduhamagaye ugasanga rero abantu bitwa ko bashaka impinduramatwara hari kutavugisha ukuri ariko ubundi ukanavuga utari ku bundi nta regrema ya opposition ibaho nshaka kuza nkabatekera umutwe nkababwira nti nanjye bampamagaye mugakoma amashyi muti Serge ni gitangaza ariko wari ukwikirije tugaseka bwana Kambanda oya ibintu byo muri tugomba kwebuka ikintu tugomba kumenya ikintu kimwe muri iki ibintu bitwa opposition hari abantu babibona nk'uburyo bwo kubaho bwana Serge abantu bari hano hanze bamwe bafite nyota yo gutaha icyo wababwira cyose kijyanye no gutaha bayaguha narababwiye kandi nabisubiramo
mu gihe twashinguraga ikintu kya Eneza rusange y'abanyarwanda, hari abanyarwanda benshi bancontactinze babakire cyane bansaba bambwira ngo tubwire amafaranga mukeneye muri icyo kintu kugira ngo kubera iki kintu turacyemera kizadufasha. Nkabwira ati no, iki kintu twakoze ntabari ishaka, iki kintu twakoze ntabwo ukeneye amafaranga, ni urubuga gusa ushobora kuvugira. Buri muntu azakomeza gukorera mu ishyaka rye, buri muntu azakomeza gukorera muri civil organization yarimo, buri muntu azakomeza gukora ku giti cye neba no mushakashatsi, ariko noneho turusheho kuba tutanga duhana information nagiye aha cyangwa nanyuzaha, tugabanye za prejudice, cyane cyane tuganira ku bintu bireba ubuzima bw'igihugu bimwe biri controversial kurusha ibindi, ariko turebe uko twagabanya prejudice ziriho. Kabiri ati kubereye impamvu nta faranga na rimwe Eneza ikeneye abantu. So iyo point ndari kubwira nobo nayisubiramo abo umuntu ambuye kuma amafaranga, ndababwira ati iyo Eneza ntabwo dukora nka party, amapati arahari, icyo dushaka noneho nkabasubiramo mu bintu bya Eneza. So point ni hari abantu hano hanze muri opposition bamwe nta n'akazi bakora, batunzwe no gusaba amafaranga, bari abantu bari vulnerable, bakoreye ikintu bakagenda ati muduha amafaranga tugiye gukora iyo projet, abantu barayatanga bamwe kubera abantu bararambiwe. So ibi bintu tubona muri opposition tugombye kujya tubyitunda, kandi ntabwo ari ibintu bidasanzwe, birasanzwe yo muri kurwanya umunyagitugu. Wevuge ko no munyagitugu Kagame nawe bimwe ababifitemo uruhare directly cyangwa indirectly, kubera iyo creatinze ibi bintu muri opposition abantu batakaze icyezere muri icyitwa opposition. Abantu bakavuga ati ibintu ya opposition turabirambiwe, kumbe nawe Kagame abifitemo uruhare, bimwe abitangamo n'amafaranga, za intelligence zibijyamo. So nta gitangaza kirimo, kireko umuntu utamenyereye intambara yo kurwanya uyu munyagitugu. Ibi bintu byose biri expected, ariko ibi bintu ngo hari abantu babaye invited muri White House, ibyo ndakubwira ko reka mbivuge precisely ni zero, nta byabaye. Kandi ntanabo no muntu wese uzi politiki cyangwa unatekereza gusa cyangwa wiza kiga amashuri seriously, ntanabo ashobora kwebesha ko byabaye, kubera ntaho bishoboka. Nta bishoboka, nta gihugu gikora gutyo. Igihugu cya Amerika ntabwo gikora gutyo. Okay, ko igihugu bashyigikiye ubutegetsi bwako bashyigikiye abantu bashyigikiye bati gikorwa, ndavuga nta tegeko nta mahame agenga abantu bashaka impinduramatwara. Niyo buri wese avuze ibyo yishatse nyene biterwa na audience imukurikira kandi kabirivinga. Ndabizi igihe mwashingaga Ineza rusange mugerageza, hari umurongo mwashaka guha icyerekezo cy'abaharanira impinduramatwara, ntabwo navuga ko byakunze kuko umusaruro turacyabona ari uyu nguyu. None se inama wagira abantu cyangwa icyitegererezo cyo kugira ngo abantu bakora politiki babe honest ku baturage, bagomba information, bagomba kuba bengaging ubuzima bwabo buri munsi, ubona hakorwa iki hano hanze bwa Nakambanda? Nakubwira ko mbyumva nta muntu nagira inama, kubera ko nashinzwe kugira inama amashaka cyangwa groups zitandukanye, ariko ko mbyumva ngewe ni kamere muntu abantu gushaka profita situation, cyane cyane situation y'umunyagitugu umaze igihe ategeka. Abantu bamwe baraprofita. Ikindi kintu navuga
abantu bashaka kuzasimbula Kagame bagombye kwitonda kubera iki kintu ky'obuzuura, ikintu ky'okushaka kubona amafaranga otavunikiye, ikintu ky'okushaka kurekitinga amafaranga mu baturage kiza translatinga into corruption nyuma ya Kagame. Izaba corruption mbi cyane kubera abantu bazajyana enzara eteye soni ikigali. Eyo enzara izavamo corruption kandi u Rwanda ni igihugu gifite ni nkeya cyane, resources nkeya. Nimuzizanamo corruption obujura muzasanga igihugu kibaye omuyonga, kizabananira, muziruka nk'abasazi. Igihugu u Rwanda rumeze nabi mu butunzi, abantu bashaka kuryobola bagombye kwemenya kufunga omukandala wa mugani wa muligande mukalya nyuma. Nayo mpamvu tuwanya Kagame, ariko neba mutalabona obutegetsi mukaba mushaka kulya otwabandi, mutandukaniye hehe na Kagame tuli kurwanya. Namwe tuzabarwanya mumaze kubufata obutegetsi. So abantu bazasimbula Kagame bagombye kuba very careful ku kintu cyo gushaka kulya otwabandi kubera muzabijyana mu buyobozi bihinduke corruption. Ekiri navuga nta kuntu twaba tuli kurwanya Kagame ku bintu njyewe mpamvu mwanya Kagame ni nyinshi, ariko harimo n'icyo kintu cyo kudashaka guha abantu oburenganzira. For me ikintu cyitwa equal opportunity nzapfa ngishakisha, ni ikintu nemera ko kigombye kubaho. Ariko nimba tuli kurwanya ibi bintu bya Kagame akora, ariko n'abantu barwanya Kagame tukaba bamwe tushaka gukora ibintu bimeze nk'ibya Kagame, utarabona n'obuyobozi, utarabona n'imbunda, nokuvuga ngo n'obuyobozi okaba n'embunda ozaba mubi kurusha na Kagame. Nokuvuga ngo iyi ntambara tulimu na Kagame nta kyebevuze. Omuntu ashaka byo kuvuga ngo twebwe tushaka ngo nene barya n'abavantara ngo abandi ngo twebwe tushaka nini yacu sinze ni umurage wacu. Umurage wanyu gute? Igihugu cyacu ni cy'u Rwanda, ni icy'abanyarwanda bose, nta muntu ufite wo mwihariko. So neba mubivuga mukiri muri opposition, mutaragera kuri power, mutarabona nembunda za Kagame afite, muzaba mutandukaniye hehe na Kagame mu bitekerezo. So impamvu buri muntu urwanya Kagame abaye ari mu gihugu kandi barimo no kuntu cyo kumva ko abantu bashaka impinduka mu Rwanda cyangwa abantu barwanya Kagame bari hanze gusa. No, mugomba no kumenya ngo hari n'abantu bari mu Rwanda bari gukora ibishoboka byose ko ibintu byahinduka. Abantu yo bafashe bakabakubana zero ngo kubera ko wowe uri hanze okumva ko uri gitangaza. N'utwo tuntu uvuga gendo tuvugire mu Rwanda neba ovuga ko abandi abari mu Rwanda ntacyo bakora. So ibintu byose tugombye kubyirinda. Ibi bintu byo kubesha igipindi twabitaga igipindi turabona aho byatugejeje, ariko turabizi kuri Kagame. So neba mutangiye igipindi kubesha ibintu bimeze gutyo mutarabona ubuyobozi, koko ne mubona ubuyobozi tuzabakizwa n'iki? So ebyo ne bintu ntekereza ngewe yo mbonye ibintu opposition birabaje cyane abantu gushaka gutungwa kandi ukaba utunzwe n'impunzi mwakabyara mwe. Impunzi umuntu utazi obuhunzi, impunzi zo muri Afrika mukazinyunyuza aho kugira ngo muzihe mukore muzihe mukabazo munyunyuza kuki noneho muzatandukanya hehe na Kagame. So eske tushaka gushiraho Kagame wa kabiri? So nibe bintu abantu bashaka gusimbula Kagame bagombye kwitondera.
nta nama nagira njyewe narabwira ibintu nemera n'ibyo gusa murakoze